Iri ni itangazo rireba abanyarwanda bose by'umwihariko ku bibazo bijyanye n'irangamuntu, uburyo wasubizwa n'uburyo wabikemura. Hari ibintu byinshi hano mu gihugu cy'u Rwanda tugenda tudasubizwa bitewe n'uko igihugu cy'u Rwanda kikiri mu majyambere. Ariko ikibazo kijyanye n'amarangamuntu yo Leta y'u Rwanda cyangwa se ikigo kibishinzwe NIDA cyamaze kubikemura rwose ku buryo buri munyarwanda wese agiye kuzajya abasha gukemurirwa ibibazo bikurikira. Tujye kurebera hamwe akiri iwabo atiriwe ajya i Kigali aho twita ku Kabindi. Ibi ngibi akaba ari nta n'ibyo biri gufasha abanyarwanda byoroshye kuba bakosoza amarangamuntu yabo muri ibi bibazo bikurikira tugiye kurebera hamwe. Niba ufite ikibazo cy'irangamuntu ushobora kuba utagifite ariko ukazakigira, ariko ibi byose biri ku irangamuntu yawe niba hariho icyo utishimiye mu byo tugiye kuvuga, urabe maso udukurikirane neza kuko ushobora gusanga harimo ikibazo kimwe ufite ku irangamuntu uri buzajye ukosoza ku murenge ukwegereye. Igihe tugiye kubana kuko bisanzwe ndi Isa, uri kuri Rwanda Room TV, ukore subscribe kugira tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Kuko bisanzwe mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se no mu bindi bihugu byose hakunze kugaragara ibibazo mu bijyanye n'irangamuntu, ariko mu gihugu cy'u Rwanda ho byamaze gushyirwaho akadomo n'igihugu gishinzwe ibijyanye n'itangwa, ifotora ndetse no gushyira muri sisiteme abazafata amarangamuntu aricyo NIDA, Rwanda National Identity. Ibi ngibi bikaba byahamijwe by'umwihariko n'iki kigo kubera ko aricyo cyisohoreye iri tangazo. Ibyo bavuzeho tugiye kunyuramo by'umwihariko mu matangazo batanze ni ibi bikurikira. Turahera ku cya mbere. Niba irangamuntu yawe iriho izina rimwe, ntabwo bizongera kugusaba kuba wajya ku Kabindi. Uzajya ugenda ujye ku murenge urebe ushinzwe itangwa n'ifotora ry'amarangamuntu, Etat Civil. Uyu nguyu ni we uba ubishinzwe mu murenge. Azajya agufasha aguhindure muri sisiteme irangamuntu yawe, agusabe icyemezo cy'amavuko. Niba warize azagutuma ku kigo wizeho cya pirimeri, arebe niba koko amazina wakoreye ikizamini cya leta asa neza n'amazina ari ku irangamuntu. Nasanga bidahura, ubwo ngubwo azahita agufasha byihutirwa, afate irangamuntu yawe ayohereze ku irembo, bagufashe kuba bayohereza kuri NIDA. Irangamuntu yawe bidatinze, nyuma y'ibyumweru 3 cyangwa se ukwezi kumwe, izahita igaruka ikoze kandi ikosoye ayo mazina. Reka tujye ku cya kabiri. Icya kabiri, niba ufite irangamuntu ufiteho ifoto utishimiye cyangwa se ifoto utakunze, uzayikosoza muri buno buryo bugera muri 3 tugiye kukubwira. Niba ufite ifoto ku irangamuntu utishimiye, harimo uburyo uzayikosoza nk'uko nabyo tugiye kubikubwira. Mbere na mbere, ufite ifoto utishimiye ku irangamuntu, ushaka kujya kwifotoza indi rangamuntu, indi foto iyo iri ku irangamuntu basubize irangamuntu bagushyirireho indi. Icya mbere, ntabwo wemerewe kujya kwifotoza mbere warifotoje nta bisuko ufite ngo ugende wishyirishijeho ibisuko, aho ntabwo bizahura, ntabwo bazakwemerera. Ugomba kuzagenda ifoto yawe isa cyangwa se umutwe wawe niba wari ufite umusatsi gusa, ugenda ufite umusatsi gusa, ntibazita ngo ni mwinshi cyangwa ni mukeya, we gusa upfa kuzagenda ufite umusatsi utari ibisuko. Bongere bagufotore indi foto aba ariyo basohora ku irangamuntu yawe. Icya kabiri, ntabwo byemewe ko uzajya kwifotoza indi foto yo kujya ku irangamuntu wisize make-up. Make-up rwose ntabwo bazazemera kubera ko babonye abantu benshi amafoto yabo y'ubutoya batajya bakunda kuyakunda, ahubwo bakumva ko bajyana nyine n'igihe bagezemo. Kuri uwo mujyo rero, uzajya ugenda yifotoye make-up cyangwa ko yiteye make-up, ifoto bari mu fotore ntabwo bazajya bayimufotora. Bazajya bamufotora isanzwe nta make-up yiteye, afite isura nyine uruhu rwiwe rumeze nk'uko rwari rumeze mbere yifotoza. Nta byo kwisiga ibirungo ku munwa byemewe, reka kuko babonye ko ibyo ngibyo byo babivuze abakobwa amarangamuntu yabo bose bashirira ku murenge bajya kwifotoza.
Bemeje rero yuko kujya gufotoza irangamuntu no kuyikosoza mu bijyanye n'ifoto utishimiye, nta kugenda wisize ibirungo ku munwa cyangwa se ngo ugende iminwa yawe itandukanye n'iyo wari ufite mbere, reka reka. Ko amafoto yose uri kubona hano uzajya ugenda ifoto yawe imeze nk'uko wifotoje bwa mbere umeze. Nta mekapu byemewe, nta maherena kubera ko baba babizi ko abagore benshi mu gihugu cy'u Rwanda batoboye amatwi. Niyo mpamvu rero irangamuntu yawe uzajya ugenda bakagufotora nk'ibisanzwe, nta mekapu, nta bisuko nk'uko mbere byari bimeze, nta bintu byama mekapu ku masura ngo ugende wihinduye wasize iminwa, ingohe n'ibindi. Ugomba kuzajya ugenda usa nk'uko uruhu rwawe rwakagombye kuba rusa ruri naturel, mu gihe nta kirungo na kimwe cyaba cyageze ku isura yawe. Ibindi ni ibijyanye n'amatariki y'amavuko. Ku marangamuntu bakunze kwibeshya amatariki y'amavuko, ugasanga abantu bose twavutse mu kwezi kwa mbere ku itariki ya mbere. Niba rero uzi itariki yawe y'amavuko bakaba barayanditse nabi kandi udashaka ko biguma gutyo, kugira ngo ujye ubona igihe cyo kwizihiza birthday yawe neza bihura n'imyirondoro neza iri muri leta, ugomba kugenda nabyo bakabihindura hakiri kare, kugira ngo ibyo uzajya ukora uzajye ubikora kare nta kindi kibazo ufite. Ngayo nguko rero uko bimeze ibyo guhinduza imyirondoro y'irangamuntu. Kangushimire ko wabonye muri kino kiganiro, ndetse tugomeze no gushimira buri muntu wese wakoze subscribe kuri YouTube channel, ndetse n'abandi mwese mugenda muduteza imbere umunsi ku munsi. Njye twabanye ndi Isa, uri kuri Rwanda Room TV. Kuko nabikubwiye, niba mu Kinyarwanda ukaba uri umunyarwanda, kora subscribe kugira ngo uzajye ubasha gukurikirana amakuru menshi agiye agezweho hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Ba mu gihugu gisendereye amahoro, ndabakunda cyane.